muri ya matora bakoze kandi batwitse bari bubone ko ngwino ari ushobora kuba papa oya resulta iri bugaragare hanze berekane ko papa yabonetse ariko baze kumutangaza nyuma. ubu rero ikintu kincanga ni iki ubwo hari ahantu baba bagiye bandika buri manota yego ubwo rero aho birumvikana nari nagize ngo ubundi ngiye numvaga mu kotse hakabaye hazamo isura y'umuntu ketchup. ariko uramutse ubaye uri umwe mu bantu turi kuvuga ari igihe umuntu akora ikiganiro akumva niwe bari kuvuga kandi abantu mutaziranye nimba wiyizi gutyo uzikuremo ikintu cyo kumva ko ushaka urugo kuko urugo byanga byakunda niba ufite abakozi 10 hari igihe umugabo wazakubwiye ati ngiyewe ntabwo nshaka ibiryo umukozi yatetse. muraho neza amahoro y'Imana bane namwe Mana y'Isejo guhitura bashaka gukora ikiganiro turagikora kubera iki gishaka kujya nk'iminota 10 kubera iki kubera njye nawe oya turagikora cyane mba niyizeye uko rero twabaga iyo bwabaga ngo iyo twabaga none naho tuhakora naho nabaye hose ndahagera kugira ngo ibintu bivemo yego pe abantu ndabizi neza ko bari bakumbuye kubona ikiganiro ndi kumwe nawe cyangwa se ndi kumwe namwe kuko urimo babiri akanya abantu bari bakumbuye ikiganiro cyanjye na ngwino cyangwa cyanjye n'abajo ushyiremo imitima sibyo baduhe like rero reka nkubwire waje usanga hano habaye ikibazo kimwe akotsi kabaye akotsi umuntu nabaza ngo ari si by'abakatolike ako kotsi kaba hejuru umwuka se ntago mukazi reka nkubwire njye sinkazi uriya mukatolike wicaye hariya namubajije ukuntu nansobanuriye namubwiye akotsi ngo haje akotsi k'umukara ngo papa aba yabuze sibyo ntago baba bamutoye ntago baba babyemeranyijeho iyo haje akotsi k'umweru aba yatowe ubwo aba yabonetse donc haba harimo abakaridinale b'isi yose bose bateranira muri iriya shapeli bagatora utwo dupapuro batoreyeho baradutwika iyo badutwitse abantu bari hanze bakabona resulta y'umwotsi w'umukara bivuze ngo amatora yananiranye habuza k'umweru bakavuga ngo bamudefise ubu hariyo n'uwo mu Rwanda yego washobora kuba papa kuri kubisekazi birashoboka igihe cyose ntabwo mbizi neza ariko akenshi mbona abapapa ari abazungu nta mupapa w'umwirabura ndabona ubu ikintu rero nibaza ubwo haba harimo abantu benshi urumva isi yose niba bagiye bafatayo umuntu wenda umwe ni abantu benshi cyane rero njye ndi kwibaza muri abo bantu benshi ni gute hazamuka kotsi bakamenya umuntu ugomba kuba papa nyine urumva muri abo bantu benshi barimo aho ngaho b'abakaridinali so buri wese aba afite umukandida sibyo bashobora kwandika wenda bakavuga ngo ketchup wese niba harimo abakaridinali 1000 bamwe bakavuga ketchup 50 ariko se wari kubera iki bakavuga Shema abandi bakavuga Saban abandi bakavuga Shita wenda si batatu nyine urumva nibo bari bashaka kudesida mu umwe akandika Shita undi akandika Saban undi akandika none ukabona bakanganya bamwe biri baribunganye abandi batatu gutyo nyine amatora ukuntu agenda komsa iyo bibaye kuko babyirirwamo mu gitondo bakagira amasaha bari budeside icyo kintu bakageza ubu ntaraboneka akotsi k'umukara kabayeho ubu ngo barindi akamu gitondo ubwo karangiye aka nimugoroba rero akotsi k'umweru niko barindiriye birashoboka cyane ko katanaboneka none arabona abonye basinziriye buriya nikazamuka gisinziriye biragenda gutya bahita basakuza urumva hanze hari abantu ariko abo barindiriye barimo imbere donc bahagaze barindiriye ukuntu ibi bintu rero abicanganye no kubyumva bishaka kuzantwara imyaka 2 sinumva ukuntu niba twicaye hano turi abakaridinali uburyo akotsi kari buzamuke
muri ya matora bakoze kandi batwitse bari bubone ko ngwino ari we ushobora kuba papa oya rezilita iri bugaragare hanze berekane ko papa yabonetse ariko baze kumutangaza nyuma. ubu rero ikintu kinshanga ni iki ubwo hari ahantu baba bagiye bandika buri manota yego ubwo rero aho birumvikana nari nagize ngo ubundi njye numvaga mu kote hakabaye hazamo isura y'umuntu kecapu ntabwo bibaho ubundi byakabaye ko bigenda kugira ngo hatabamo ikimenyane kuko urumva aba bakaridinari binjiyemo aho ngaho bakora promese kuri bibiliya ntagatifu yivuga ko amatora yabereyemo aho ngaho uko byagenze impamvu baheze abo bantu ibihumbi n'ibihumbi biri hanze urarahira kuri bibiliya ntagatifu ko ari ibanga utazigera uvuga ibyabereye muri ayo matora. mfitemo nka onkere wanjye namubera ni ukuri nakugira papa ikibazo cye ufite kiriki y'abandi bamusenyera bari aho ngaho bari ibintu byose ni diro ariko papa uraturuhije papa araturuhije hari aho nabonye basinziriye hari undi wari umeze ngo agahinda kamwishe urumva hari ibihugu byose hariya hari amadarapo y'ibihugu byose Canada byose hareba n'abanyarwanda arabana reka dufate iry'iburyo shaba umunyarwanda yitwa ndetse mukardinari tugira mu Rwanda yitwa nziranye n'umupapa umwe witwa Kari nta bindi reka niba ari uwo wagiye dufite umukardinari umwe i Kigali yitwa nde ishema yitwa nde Kambanda ngaho asengera na hano ruguru ntawe no kuri Pasika dusomeye misa ayiwe ubu dushobora kuba duhura muranahura no mu birori bisanzwe ayiwe disi we disi karidire Rese mwebwe nta mupapa mugira nta papa w'umusilamu baho abasilamu bagira abashehe yego tugira shehe abashehe bose abakurira heza abayobora bajyana kwisi hose donc kwa kundi ntabwo mbizi nimba baho nyine kwa kundi habaho umuvugizi mufti se buri gihugu kigira mufti noneho kandi ndumva uwari uw'isi yose mwebwe muri kuvuga wa papa niwe ushyiraho imyanzuro akanakuraho ibijyanye na kiliziya yose kuko kiliziya zose zirasa ubundi papa yakica ibintu byinshi kandi yanabikiza urumva twebwe mu Rwanda dufite mufti Bugande bafite mufti sibyo mufti sama akora iki mufti rero abarenze mufti reka kugira ngo buri muntu wese abyumve wavuga ko abakuriye abasilamu n'abashehe muri rusange kuko hari uwakumva shehe bakavuga ngo ngo shehe wenda kumva kuko hari umuzungu babajije yarabaye umusilamu babaza ngo ashaka kwitwa aravuga ngo hajati ari umugabo urumva rero hari abantu babyitiranya igihe umuntu yumva shehe akumva ko hari n'ababa nimba babikora babishaka ntabwo mbizi akaba yavuga ko abasilamu basenga shehe cyangwa ukumva baravuze ngo basenga Muhamadi ibintu nk'ibyo hari abantu bavanga amadosiye ntabwo musenga Muhamadi hari abantu bavanga amadosiye pe ariko yaba atakuze uwo muntu uvuga ko musenga Muhamadi ntabwo yabanza sumva yabanza akabivuga kuko wowe iya Allah iba wowe na mukuru wawe ilahi illallah na mukuru wawe arakabya kurusha amashyaka noneho ikintu cyamunaniye ariko umwana wanjye byaramunaniye gukura amafoto yanyu mu cyumba cye kandi ntibyemewe byaraje ibintu byo gutunga amafoto mu nzu ariko nanjye muri salo mfitemo ifoto yanjye na Mutabazi ariko amadini ni meza pe ariko reka mbabwize ukuri papa yanshanze buriya nicaye yaranekereza kotsi shema namubaza ngo bari kuncanga kurushaho ako kotsi karagucanga noneho ngo ni umukatolike ariko uzakore swap umwana nese ibintu nagusobanuriye sibyo ngo wakubwiye oya ngwino hana kurushije ni hehe nuko mo imbere hari amatora baba bakoze bakabona umuntu wagize amajwi menshi ariko uriye akotsi niko kantu konyine ugiye ahubwo muri kwibaza nk'umuntu wiyamamaje kuba papa cyangwa banomye kugira ngo babamutore ubwo bafite arimo arasusuka uzi ko papa ayobora isi yose isi yose ntabwo ari igihugu kimwe nabonye ukuntu ariko harya baramukingura bagera gute babivuga gute nanjye sinzi ko baramushyingura ntashyingurwa ayiwe nabonye hari ukuntu abasize
ngiye kuntu berekana umurambo we nibyo bitangaje narabibonye ariko man abantu bakarira abantu bamukuraho imigenzo myinshi kabisa nk'umuntu udasanzwe buriya simbizi neza iriya migenzo icyo ivuga ariko ko umuntu avuka akiyumvamo byinshi ninde wavutse akiyumvamo ko azaba papara ko nawe nari numva nanjye ntawe nari numva ariko uzi kuba karidinali byonyine uriya muntu ateye neza nuko imbere mbona habyivanzemo ako keca nuko imbere he hivanze mu bintu yego pe tumurangire ariko katuve mu bya papa tujye mu by'isi felicitation nabonye muri gukora siporo mwana wanjye tumereye nabi kwa Mungu ariko ni sawa ntago biragera ukumva nagushaka kujyayo mu gitondo siporo hari igihe zigera uragera ukavuga ngo mana ubu ugiye gukora iki none ejo nagiye imvura igwa ejo haguye imvura nyinshi pe ndavuga no kubaga inka nayibaga ngiye yozata nimba ngiye mu giciro kwisenga turi bake ndavuga sha njya nshobora imyanzuro niyo ndawushoboye ejo naho nagiye ejo narire nsigaye nkora 4 mu cyumweru ariko ako 4 nahinduye n'umukoca wankoreshaga ubundi uri kunkoresha ubu agiye mutekereza nkumva naryama kurushaho kubundi gukora umubiri ko ibyo gutakaza ibiro byo byararangiye ndi gukora umubiri ariko njyewe nkora mbere ntabwo najyaga mu byuma cyane ariko ubu ndi gukoresha ibyuma cyane simbikunda njye nibyo nkunda ndahera kubera ko njyewe sinatibiye njyewe nyine nkora shape nyine nka nkegeranya umubiri n'uwo byacu hari ikintu usanga umuntu afite ahanga kidashimishije cyangwa abantu bambara ibisutiye ukabona ikintu cyarikunja ibyo birashira njye rero ni ukugira ngo nyine ngari detaye kandi nyine mu mugongo hazamo kakarongo hari ukuntu bigira gutya ukabona noneho hano hareke guhombana noneho ko leta tubwira umva niyo myobo yanyu anga mukore vuba nyine hano usanga abagore barabyaye bagapinda yego hano binjiramo nyine imyobo ikazamo sinzi ukuntu bigenda ugahita utera nabi ugasanga hano warafatanye mu mata nibyo ngibyo rero nanga kuko nta kindi nanga nabonye ari byiza mwana wanjye courage gusa abantu benshi cyane cyane b'abagore bakeneye gusobanukirwa ko siporo zidakorwa n'umuntu uri gutakaza ibiro bakeneye kumva ko siporo umuntu atazikora kubera ko ushobora no kuzikora kugira ngo ubyibuhe njyewe akenshi ubu ngubu nibyo nagiyeyo nshaka kandi ibiro bitangiye kwiyongera kubera yuko nari nanutse kubera kubura peti ariko ubu nsigaye yego sha umuntu ava muri siporo afite inzara shonje nkavuga ko mana ubu ko noneho ko ngiye kuba ngunda biragenda bite oya biba saa yine ndariye na saa sita ubu ndarya kandi igitotsi umuntu aba ahagaze icyo cya mbere ikintu cya mbere nabikunde kurusha ibindi nuko bituma umuntu aryama ubunebwe burashira kompletoma kubera ko utangira umunsi wawe utangira na gym cyakora iyo nanone si ureba hari ukuntu ngiye mbyuka nkumva sinshaka kujyayo ibiki ariko iyo mbashije kwicara mu modoka nkagenda mba nzi ko umunsi wajya ugenze neza ngeramo nkayura hari n'igihe bambwira gukora nkambwira yose mbaze nayure ariko iyo mbashije gukora nagegera nifubitse akatambwata uva mu biringiti mwana aya siporo ni nziza hari umuntu wifuza gushyira comment ku kiganiro cyanjye nari ndi kuvuga kuri product zigabanya ibiro zo muri Sunroot noneho njyewe nzi ko abantu benshi bafite ikibazo nk'icyo nanjye nahoze mfite cyo kugabanya ibiro ikindi nyuma yo kugabanya ibiro hari n'igihe ujya ku kintu kivuga ngo none ndabigenza gute n'ibyiyongera rero hari umuntu wumva ko umuntu ajya muri gym kubera ko agiye kugabanya ibiro tu mbona yanditsemo ngo ntukaze ngo kubeshya abantu ngo kandi ngo nawe ngo buri munsi ujya muri gym numvishije mbabaye kubwe numvishije nagushaka nkakwicaza nkamusobanurira hari umuntu gukora siporo n'ubuzima ubu se ko habaho ka free day sibyo abo bantu bose se batakaza ibiro umunsi umwe gusa ahubwo noneho mureba abantu bayijyamo ngo ni bande ubanza umbwire ubu se nkanjye naba ngiye gutakazamo ko nyikora ngiye gutakaza ibi noneho uzarebe haba harimo abana haba harimo abantu bakuru hari igihe abayobozi bajyayo none se ubu waba ushaka gutakaza ibiro wajyayo ukajyana umwana cyangwa ukajyana umwana
siporo oya ni ubuzima. siporo ikintu imara sirtu ku bagore nabonye hari utuntu tuba tudashoboye gukora nyine ukabwira umugore ngo zamura ushyire akaguru ahangaha ntibikunde. Noneho siporo ni iya mbere mu bantu mu maendereyo sibyo cyane. Ni ukuri kwa Mungu uzi kuba uri kumwe n'umugore nihira ariko urabikora bakakubwira amanuka ukamanuka azifu ibyo bintu ni nko kugira gutya ukundi kubyigira ukumva nyine kandi n'ahandi hose biragufasha cyane cyane mu bijyanye n'uburiri. kandi mu buriri siporo ni iya mbere, bibe ku mugore bibe ku mugabo ariko noneho abagabo njyewe ejo bundi narebye muri gym tukorera nsanga abagore nitwe benshi ndavuga hanyuma se kuri u Rwanda rurindimutse abagabo babayeho bate ko tugiye kubarusha performance biragenda ute? ngwireka nkubwire hari umugabo uba usanga akora siporo wenda gym nimba uyigiyemo nk'amezi 6, hari nk'umuntu uba ubona wenda w'umugabo w'umupapa mukuru ufite urugo uhora akora siporo ukagira amatsiko y'umugore we. Byakubaho njyewe hari nk'igihe ndeba umuntu nkavuga uyu mugabo uko akora siporo ni ukuri ko Imana Yesu we umugore we bigenda gute. hari n'umugore ureba ukavuga ati wanyereka umugabo arakubasha cyane w'umusore ukora gym amasaha 3 cyane non stop n'ibyuya akanyonga igare isaha kandi apana kubyama ndi wicaye yegutse. Mana yanjye none uyu mugore umugabo we arihe ko batajya baza? Ikintu kimbabaza yego nanjye nuko nibaza ni gute umuntu wawe akora siporo ukaryama noneho hari igihe usanga bafite nk'akazi wenda bafite iduka runaka wenda bakorana n'umugore akamubwira ati rero ngiye kubatsinziriye nusoza siporo urambwira tugende. Ejo n'ejo bundi umwe azaba ari mu isaha n'igice wowe uri mukiri mu minota 20 inshuti zanjye njyewe siporo kabisa kandi njyewe ndi kubivuga ntavuze ngo yamvanye ahingeza kubera ibiro oya ibyo ngibyo ndi kubivuga kugira ngo mba proving wrong ko umubona ketchup ajya mugatekereza yuko ari ibiro gusa. njyewe muranzi neza ko nta biro nigeze nshaka kumanura kubera gym ariko ikugira active ubu umukobwa cyangwa umugore uri vuba vuba utekereza vuba na kintu kimwe kiba kirimo ubunebwe kuko ikintu kiba kirimo ubunebwe urakibasha muri gym barakubwira ngo terura ibiro 12 n'igice ubizamure ubigeze hejuru nurangiza ukubite gutya amaguru mu by'ukuri indiri iringana n'uyu mupira kugira ngo ushate icyo kintu ibiro byonyine birakurusha imbaraga ukarwana nabyo ejo bikanga ejo ukamanuka esikariye ugenda ubabara ejo mu gitondo ukagaruka ukarwana nabyo mpaka ukabikora nta kintu kera kirabura wabashije gukora gym ukayiprocesinga n'ubunebwe n'igitondo n'imvune n'igitotsi ngo ubashe kuyiprocesinga ubonereze ikindi kintu cyose kikunanira ntago bibaho kubera ko ngenda taha mu rugo nkata numva nshaka kurya uturyo natekereje nkata nigira mu gikoni nkata ndikora vuba vuba nkata mbwa n'umunsi ndi bubatekere uburi seri cyane nkata njya mu cyumba mu indobo irimo amambere kutumukora ntaroga kubera kantu kavaye sinjya mpfa kurakara sinjya mpfa oya pe uzarebe niba ufite ibintu bitakoroheye ushaka uri kwibazaho kandi ufite ikintu bikora ako kanya iyo ugiye muri siporo ugakora uvayo nubwo utabibone umwanzuro wa nyawo ariko mu mutwe horoshye kubera ko abantu dufite ibibazo byinshi muri iyi minsi abantu babaye babikurushaho kandi ntago dufite umwanya niba umuntu aguye mu kingo nawe muhemukire wapi ufite ahubwo gutekereza ukuntu ibyo bintu ugomba kubitambukamo neza ugakomeza ubuzima cyane kuko uba ufite abana bagukeneye wowe nyine wowe nkawe apana wa undi wagizwe imbata n'ibibazo rero nuramuka hari abantu ntago ngiye kamabwiza ukuri uwumva bishaka azakunde gym azakunde siporo erega ntabwo ari mpaka gym nk'iyo dukora ushobora gufata umwanya wawe ukiruka cyane ushobora gufata umwanya wawe ugakora marche ushobora gufata umwanya wawe ugasimbuka umugozi cyane cyangwa nyine indi siporo ugakora push up mu rugo ugakora utu abdomen mu rugo nyine utuntu duke ariko nibura umubiri wawe ugatranspira wikora gusa ngo uvuye aha ngo ugeze haruguru kuri Mirikorine ngo urumva ngo wahagiye ngo ubwo birahagije transpira umubiri wawe ugire ibintu usobona hari n'abantu badatranspira ariko ukumva koko
muri wowe urarushye urakoze ntabwo byose bizamuka ngo nkore nka ketchup maze umwaka muri gym ngiye mazemo ukwezi kumwe ngo mpite njya kuri ritime nk'iya ketchup oya nyine gake gake kandi nyine siporo ni process kandi rezita ni process iko kubahiriza amategeko n'amabwiriza ya coach. Murakoze ufite inshuti y'umukobwa ariko mu bintu byose bigize bituma umuntu avamo umugore mwiza, iyo nshuti yawe y'umukobwa ikaba itabikunda kandi ikaba iri proud yo kwirirwa ibivuga mu bandi bantu, ku buryo mushaka kwicarana urugero ikakubwira ati njyewe rwose ntago nkunda gufura amakariso yanjye, akaba ariko mvuga njyewe si nkunda nyine ibintu bigize umudamu we akaba ntabyo akunda. Uwo muntu ari nk'inshuti yawe wamufasha iki? nakibaza impamvu, nakibaza icyo ashaka kuba cyo, kuko umukobwa mwiza wese yitwara neza kugira ngo azabe umugore mwiza. Noneho nabanza nkamenya background y'ubundi yarezwe ate. Kandi noneho ahubwo ikintu hari nongeyeho, uwo muntu akeneye umugabo bagomba kubana. Kwanza nabanza nkamenya umuntu yakomerekeye hehe, yababaye ryari, yababajwe n'iki, yarezwe nande, yarezwe ate, niki mu buzima ikintu cyamwigishije n'iki kitamwigishije, ku buryo nyine byampa umwanya munini wo kumwiba, namufataho umwanya byamera nka siporo kabisa. Kuko uwo muntu swat ntabwo ari kwishimira ubuzima abayeho, kabiri ntabwo ari kubaho ubuzima bwe, icya gatatu afite ikintu cyamukomerekeje ku buryo umuntu yakomereka akumva nyine ntago ashaka kuba hari ikintu kimwe cyo kuba nyine yamenya. Wenda ushobora no kuba utabizi, wenda bitewe n'uko reka nkwereke impamvu. Ushobora gukura iwanyu ari wowe wareze bene nyoko, waravunitse pe, ukarera ninde uhetse, ninde utetse, ninde ukorobye, ninde utumwe, ku buryo bigera ukavuga ati njyewe n'imirimo Imana izambaye mve muri uru rugo gusa, no kwandurira ameza nzashaka abakozi babikora, ku buryo abadegute kabisa n'ikijyanye n'umurimo, akavuga ati ko mbaye umugore ndi umwana bigenze ku buryo ari utukirwa birashoboka kuba degute n'icyo kintu, kubera ko n'ubundi urabikora ntushimwa, cyangwa se wabonye umubyeyi wawe abikora akaba umugore mwiza, finally bigira icyo bimumarira. Uwo yabereye umugore ntabirekonese, bikagutera igikome akavuga ati ko ubundi ababikoze namucengera ku buryo menya ahantu na hamwe yakomerekeye, bitari ibyo namenya uwamureze. Usanze warezwe te? Warezwe mu bana b'abakire bakorerwa ibintu byose. Nimba wararezwe mu bana b'abakire, ntabwo wigeze ubona nyoko abikora. Ahubwo ikindi kintu mba nibaza, kuko umwana w'indushyi warakora, hari n'indushyi zitazi ko zarushye nyine mu bwana bwe ashobora kuba yarakoze ku buryo bimutera imbaraga n'ubushake bwo kubivaho. Yego, nk'ubu reka nkubwize ukuri, sibyo? No mu biryo bibaho ku buryo ushobora kurya ikintu igihe kinini. Hari ikintu iwacu badashobora guteka niyo byagenda gute, babitetse baba babishaka, ngiye ubwo ntabwo babiryaho, kuko iyi sosi y'ubunyobwa no merci. Hari ahantu twayiriye ku buryo twayifataga nka hano, nkavuga isosi y'ubunyobwa mwakabyara abantu bayirya bate, umva narayihaze, sibyo? Rero ni nko ku kintu icyo ari cyo cyose umutima ukibamo ukisanisha nacyo ukavuga ati no. Ariko hariho abantu uba usanga nta buzima bubi cyane azi, ariko nta n'ubwiza cyane bwatuma adamarara bigeze aho ngaho azi, ahubwo bikaba abashaka kubaho ubuzima butarugereye. Yego, akibera amapozi nyine tu. Kandi hari abantu bajya barenganya inshuti zabo, nk'ubwo ukaba unziho icyo kintu, nagira nk'ayo mahirwe nabona umugabo tugiye kubana, gucana imbabura bikananira, nkaguhamagara ngo ndapfuye noneho umukozi yansezeye bitunguranye, mbigenze gute? Noneho nahita nkubwira ati bya bintu byawe, ukahita urumva ikintu gihari. Ubundi
abo bantu bariho mba ndakaye abo bantu bariho arabizi se ntashaka kubikora cyangwa nta n'ibyo azi complete nta n'ibyo azi ariko nta n'ibyo ashaka kwiga abo Kandi bantu ari babaho proud. yego ari proud yuko nta uburyo nshobora kwicara nawe nkakubwira ati ngo njyewe sinkubeshye rwose buriya no kwifurira ikariso yanjye biramvuna ariko haba harimo kurangara cyane mu mutwe uwo muntu mwese bihwewe si ubwo nabona ntukanyera hanyuma se ku isi aba yumva imbaraga abitse azazimaze iki ko imbaraga zitabikika aba yumva kuba umukobwa azabimaze iki aho ku ikintu kiba kirimo ari ikihe umugore mwiza njye nkubwire hari nk'abantu nyine ko guhura n'abantu benshi ni byiza buriya guhura n'abantu benshi bituma umenya imico y'abantu bituma hari utuntu twinshi wigira ku bantu hari utuza tukagira umumaro hari ibiza ntibigire umumaro nk'ibyo ngibyo ariko uramutse ubaye uri umwe mu bantu turi kuvuga ari igihe umuntu akora ikiganiro akumva ni we bari kuvuga kandi abantu mutaziranye nimba wiyizi gutyo uzikuremo ikintu cyo kumva ko ushaka urugo kuko urugo byanga byakunda niba ufite abakozi 10 hari igihe umugabo wazakubwira ati njyewe ntabwo nshaka ibiryo umukozi yatetse hari abagabo bameze gutya ntabwo nshaka Beni ntiyabitubwiye ibanga rya mbere yatwigishije yavuye ati mbamenere ibanga mwa bagore mwe mumenye icyo umugabo akunda umugabo wese akunda ibiryo byatetswe n'amaboko y'umugore we aho biva bikagera yarangiza akabigabura akabishyira ku meza bagasangira ubu bashije umugabo nashaka ari umuzungu nashaka ari umwirabura umugabo wese icyo kintu baragikunda hanyuma se niba ujya mu rugo utazi guteka none reka nkubwire nimba wumva yuko uzabona urugo ukumva ko uzarujyamo ukibera nk'ivaze inshuti zanjye hari ubwo ihaba ukwezi ikameneka cyangwa bakayimena sibyo igahongoka cyane kabisa hari igihe abantu bantera kwibaza ibibazo ntashaka kwibaza hari igihe umuntu bagenda akamubwira ngo uzamenye ngo umugabo ngo mu buriri ngo ibindi byose ngo umugabo yabisipota ninde akubwiye ko urugo rugizwe n'uburiri gusa ziriya nyama mbisi n'ahandi yagenda akazibona urumva ntabwo ari biriya bintu byonyine none se nimba niyo nkingi ya mwamba wundi y'urugo ndabyemera 100%. Ariko simpamya nashidikanya ko umuntu azakubona avuye muri dushe hatarampyemo amakariso yawe amazemo ukwezi amazemo ibyumweru 2 atangiye kunuka aranacika n'amazi uyakoramo gutya akareduka yabaye none ngo aze ngo aze akugirire santime oya nabiragoye umugabo aza complaining igikomba ahuye nacyo muri salo complaining umwana asanze hano hose hahuze ibikoma complaining umwana wambaye petit batu na pampa y'umwana yaremereye complaining unarangiza agire mu buriri akugirire santime ibyo simbitekereza ni nkuko utabana n'umuntu utoga we woga sibyo ngo mujye kuryama umuntu wifuze ko aryama kureba gutya ntabwo byakora ni biba uba wumva ari agahuye ukigendera ntubashije kubikora kandi akenshi abantu badabashije gukora ibyo bintu ntibazi no kubwiriza abo bashatse ngo babikore umugabo wawe se yarakeneye green card akabona visa ko abakozi mutabajyana ubigenza ute njyewe ntabwo nkubwiza ukuri uwo ni njye kandi n'inshuti zanjye zirabizi sinaba nkiri inshuti yawe uzapfira ahandi amaraso yawe sinzayabazwe nakwicara nkakubwira ibyo bintu uri kwirata si iby'umukobwa muzima ngo sinzonsa ngo amabere akamaro k'amabere ni akahe ubu ko nyafite gutya hari isoko nari najyanamo ngo bamenye yajya kuri banki ubabwiye ngo ufite amabere yombi agishinze turere ko hari n'igiceri cy'ijana baragusohora akamaro k'amabere karananiye kugakoresha ndicaye imbaraga zanjye z'ubuto bwanjye ndaziteretse sinshobora no kuvuguta umwenda sinshobora no kwandura sinshobora no kuvuga ngo ibyo bintu babikore yego da nimba udashoboye kubikora ariko kubera icyo udashoboye kubikora igihe abo bantu batazaba bahari ikindi kintu hari abantu bakora nyine amakosa kandi twize kubivugaho umuntu afite uwo mutantine umufasha akazi ko mu rugo sibyo yirirwa amuciragura amubwira nabi mu kanya kandi nawe ntabishoboye noneho ubwo mu kanya akamubwira ngo genda unsasire uburira rero n'umugabo we ariko shaka abagabo barihangana nizo nza kuba umugabo nkagira nk'ikigori kimeze gutyo
hari igihe utabimenya ayiwe hoye biranga bikaza ngwi wari watitse hari aho bigeraho ugasanga umugore ashobora kuba adahari ahamagaye nk'umukozi aramubwira ati genda unsasire umukozi wenda nawe afite ibindi yari arimo beta kwikorera umugabo wanjye yaza agasanga hadasashe yego n'ubundi rega ntabirenze ndafunga arabizi aho niriwe twaviriye mu rugo rimwe twasiganwaga n'amasaha twajyanaga abana ku ishuri asange hadashashe ahubwo njyewe ajya guparika imodoka navuyemo kare asanga ndi Wenda pe. gake gake ariko kubera impamvu nayo mvuze cyangwa se nimenya ko ari buntange mu rugo mubwiye nti bebe ndagusabye kubw'akazi umbabarire urabizi ko diriwe umunsi ibyo byo birumvikana ariko nyiraho kugira ngo ugende noherezemo umukozi nurumva ikintu ari kuvuga ukuntu umukozi bashaka kumusangamo ibyo byose bikamenyekana ashobora kuba yahuze n'utundi tuntu akaza kujyamo ya masaha wa muntu ahageze wenda ntanamwumve mbere ngo asohoke akamusangamo wagize ngo aramureka se asohoke nibataganiriye aramubaza ibi byatangiye ryari kuva ryari wowe usasa ngiye kuva nagera hano yambwiye yuko ngomba kujya nsasa nkajya bikaba biramenetse rero mu buzima iyo ufite urugo ntugire ibintu byawe wisigariza ngo ubikore nkawe kazi yako njyewe ntabwo yaba akiri mu nshuti zanjye kandi avugisha ukuri ni ukuri njyewe nakubwira ngo sinishimiye ubushuti bwanjye cyangwa se nimba ari umuntu w'amashagaga w'amahane nkagenda ntavuze kuko mu buzima bwacu hari abaza bavuze hari n'abaza batavuze ni nako bagenda mu buzima bwacu rero tugomba kubana n'abashobokana kuko kugira ngo ujye umutima wanjye ujye uhora uncira urubanza kuri wowe nakurekura mwana wanjye ubwirane ubeho amahoro y'Imana wongere ubeho amina amina ukuri ubeho ugubwe neza mu bupfayongo bwawe n'ubupfapfa wahisemo nanjye nzabaho mu gatuna mbwene kanjye dore ko ariko babita ba wife material nuko babita ariko mana ujye udufasha muri byose Imana idufashirize n'abantu bari mu ngo zabo bafite ibyo bibazo kandi bumva badakeneye kubivamo Imana ibagenderere baye ukuntu babivamo kuko hari umuntu ukora ikintu anangira umutima we abizi ko atari cyiza utawunangira akaba abishaka yego kubivamo ariko byabuze imbaraga byaranze rero reka tubagire inama twebwe ababyeyi njyewe reka mbabwize ukuri ushobora kuba udafite ubushobozi bwo kwishyura gym usubira inyuma ukajya gukora nk'ibyo ngwino yababwiye iyo utangira gake gake gukora nk'uko kose ubunebwe bukuvamo ejo ukabasha gupanga gahunda zawe ukaba uzi ngo ndakora siporo mu gitondo mvemo nsase nkore bya bindi byose twavugaga wisanga wagiye kubishyiramo umuntu bitareba ukaba wabasha kubyikorera byumva impamvu uzinduka ujya muri gym kubera ko hari ibintu azi ko bitagenda neza wowe ukarara ubikoze cyangwa ukabyuka kare ukabikora kugira ngo hatagira ahantu mugonganira bigufasha nyine kwiporogaramu gym igufasha kwiporogaramu pe ituma uba umuntu mushyashya mu mutwe wawe niba wumva ari filime uzabikore urebe ko nawe iyo filime utazayigeramo kandi ikakuryohera ikayikina ahubwo cyane actrice wa mbere umwana wanjye ndagushimiye aho abantu bose twasigaye abenshi dusigaye tuvuga nka ba Brian hari igihe wisanga bavuze nka umva nkubwiye turi hafi nubwo ikiganiro tukikozeho mbere ariko harabura iminsi mikeya turi hafi kugera ku munsi mukuru wahariwe ababyeyi cyangwa se umugore gira akamesaje ubagenera mbo ababyeyi rero reka kanwazi kuri nsaga nshobora kavuga aho ugiye nkazi kuri mama pasiteri iyo umubwiye ikintu ahita avuga ngo ambo rero maze iminsi sinzi impamvu bihuriranye maze iminsi ntekereza ku burezi no kurera n'abarezi ni ukuri kose wongere utekereze neza ko kurera bidasaba ubunebwe wongere utekereze neza ko Imana yakugiriye impuhwe ikaguha amahirwe yo kwitwa umubyeyi kwitwa umugore yaguhaye ikintu kitagereranywa gifatika gishoboka kirwanirirwa gisaba umwanya imbaraga z'umutwe n'umutima n'imbaraga zo mu maboko z'ingufu wongere wibuke yuko ari amahirwe wagiriye wibuke ko hari abantu benshi barira bashaka abagabo wibuke ko hari abantu benshi barira benshi batagira umubare bashaka abana cyane
wibuke ko imbere y'Imana ndahamya ntashidikanya ko abantu yashize mu buzima bwacu ngo tubagireho responsibility tuzababazwa cyane. rero wibuke ko abo bantu uzababazwa, ubagomba icyiza wakibuze, ubagomba ibyishimo ntabyo ufite, ubagomba ko wowe utega ibitugu Yego. bigakubitwa bo bakabona ubuzima bwiza. Wongere wiminjiramo agafu, wongere uterwe ishyaka n'imbaraga zo kuba umugore, wongere wumve ufite ishyaka ryo kuba umugore mwiza. Nta gihombo, imbaraga ntizibikika, imbaraga ntuzazikoresha mu myaka ya kera, imbaraga ufite zo kuba umugore no gukora neza ntabwo ufite ahantu uzazibika ngo bazazikwibukireho. Imbaraga ufite none nizo gukorera urugo rwawe n'abana bawe n'abagukomokaho n'ab'umuryango wagizemo uruhare ngo ushinge kugira ngo ube umugore mwiza. Nizo mbaraga ufite none, koresha igihe cyawe utazagira igihe cyo kwicuza. Murakoze. Amen. Ni ukuri ngwi ndagushimiye. Ibintu uvuze birakomeye kandi umuntu ufite kumva yumve pe abyumva bigira ibintu bye. Ngiye ku ruhande rwanjye, Mana umere abantu bifuza urubyaro, abana. Imana ireba ababyeyi bafite abana bababereye ibigeragezo, ibahe guhinduka, ibahe uriya munsi nabo kuzumva ko ari ababyeyi nk'abandi, nubwo abana bari kubatera agahinda ariko nabo akenshi ntabwo aba ari bo. Imana rero ibahe gukomeza kuba ababyeyi beza, ibahe kwirerera ko biraryoha cyane. Imana idutize ubuzima. Ndagushimiye mubyeyi. Ndagushimiye mubyeyi. Imana iguhe umugisha. Yego yego. Mujati nizindarushye. ngo umushumba ndananiwe. None se umusirikare ndaguye. Ngo ndikumvikira ariko kiramfashe ngo. None tesha napfa mwana se. Ni ukuri kw'Imana. Tesha kanyi. Mwakoze kudukurikira. Ndabakunda cyane. Amen.